kubaho burya ni byiza iyaba hahoraga umunezero. Hari byinshi bidutera guhangayika, gusa tujye twihangana. Njya ngira ikibazo cy'ubuzima bw'ejo, nkagira ubwoba mu mutima wanjye, ngahora nifuza gukora ibyiza gusa ibibi bikanzitira. Buri gihe mba ndiho numva ntariho, nkagerageza kwiyumanganya. Bamwe banyita museke ugororotse, nyamara uko ndi bizwi n'umutima wanjye. Njya ngira ikibazo cy'ubuzima bw'ejo, nkagira ubwoba mu mutima wanjye, ngahora nifuza gukora ibyiza gusa ibibi bikanzitira. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Tuje guteranira ahangaha, tuje kwibuka umubyeyi wacu Liberata. Yavuye mu buzima bw'iyi si, yagiye mu buzima bushya, ariko nubwo tutakimureba n'amaso yacu, ni ngombwa kumwibuka tukamusabira. Kandi nawe aho yagiye yarageze iruhande rw'Imana, nta kindi ari gukorayo uretse kudusabira. Nuko wagiye atagaruka bazavuga ati ahantu narindi hateye hatya ni habi cyangwa se ni heza, ariko icyo twizera cyo nuko yageze mu biganza bya Nyagasani. Ubu rero nta kindi arimo gukorayo, arimo aradusabira. Ariko natwe kuri uyu munsi twongeye kugaruka ahangaha kumwibuka, natwe ubwo amasengesho yacu abe ayo kumusabira tubikuye. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Reba igihe cy'amakiro kiregereje, umucunguzi w'abantu bageze hafi. Hahirwa abamesa amakanzu mu maraso y'intama. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Abapfiriye mu kuri kwa Nyagasani bazazukira kubona ikuzo ry'Imana, twambikwe ikamba ry'ubugingo kuko bavutse. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ya Yezu Kristo uko yanditswe na Matayo. Igihe umwana w'umuntu azaza mu ikuzo rye ashagawe n'abamarayika bose, ubwo azicara ku ntebe ye y'ikuzo, ibihugu byose bizakoranyirizwa imbere ye,
maze atandukanye abantu nk'uko umushumba asobanura intama n'ihene. Azashyira intama ze iburyo bwe n'ihene ibumoso. Nuko rero umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze abahawe umugisha na data, muhabwe ingoma mwateguriwe kuva isi ikiremwa, kuko nashonje mukamfungurira, nagize inyota mu icyo kunywa, nari umugenzi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari imbohe muza kundeba. Nuko intungane zizamusubiza ziti Nyagasani, twakubonye ryari ushonje maze turagufungurira, ufite inyota tuguha icyo kunywa, uri umugenzi turagucumbikira, wambaye ubusa maze turakwambika, urwaye cyangwa se uri imbohe tuza kukureba. Nuko umwami azabasubize ati ndababwira ukuri, ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi, ninjye mwabaga mubigirira. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Nibyo navugaga mu kanya, buriya kuzagera mu bwami bw'Imana umuntu azagerwayo n'ibikorwa bye byiza yakoze hano ku isi. Hano Yezu nyine yaraduha urugero rw'uko n'ubundi naza guca imanza azatandukanya abantu, bamwe iburyo abandi ibumoso. Ni ukuvuga ngo iburyo hazaba hagiye hazicara abantu bakoze neza, bagize ibikorwa byiza nk'uko tubisomewe aha ngaha. Umuntu yaje kugufunguza uramufungurira, yambaye umurushije umwambaro wo kwambara, yararwaye uramusura. Ibyo ngibyo by'ibikorwa bizima bizageza umuntu mu bwami bw'ijuru. Hanyuma rero babandi bagiye ibumoso bati Nyagasani, twigeze tukubona ryari twakora ibi ngibi? Azabasubiza ati ibyo mwagiriye uciye bugufi ku isi, ninjye mwabaga mubigiriye. None mwarahemutse, mwumve imbere musange shitani, kuko niyo mwakoreye. Ivanjiri iraduha urugero rwiza, ibi ngibi rwose tubikurikize. Igihe umuntu ashobora kuza kugufunguza ukamubwira ngo genda uzaze ejo, kandi inzara imumereye nabi, kandi wowe wagombye kumufungurira, icyo wagombaga kumuha kirahari, ariko ukamubwira ngo genda uzaze ejo bundi, nagereyo ya nzara ikamwica, umenye ko amaraso bizayabazwa, azaba akuzize niwe azaba azize, n'ibindi byinshi. Ubwo rero twe kubitindaho, twese uko turi abakirisitu mu madini n'amateraniro atandukanye, ariko twese icyo dukora ni kimwe no gusenga Imana, kandi tugomba gukurikiza inyigisho duhabwa na Bibiliya dukoresha mu matorero. Mariya ubwami bw'ijuru niwe niringiye, niwe tuzabana, nzasanga Mariya, nicyo nifuza iteka, nzajya kumureba, nicyo kinkomeza, nzasanga Mariya mu bwami bw'ijuru, niwe niringiye, niwe tuzabana, nzajya kumureba, niba mfite agahinda n'ayandi makuba, bizashira byose, nzasanga Mariya mu bwami bw'ijuru, niwe niringiye, niwe tuzabana. Ariyumpakirwe umwanya nkiri hano, nzabone kuzaza mu bwami bw'Imana, nzasanga Mariya mu
bwami bw'ijuru niwe niringiye niwe tuzabana hano hari isengesho rivugirwa aha ngaha ndajya ntera igitero mwebwe musubize ngo maze ubabarire abacu bapfuye Yezu ugwa neza girira ibyuya by'amaraso watutubikaniye igetsimani Yezu ugwa neza girira ko bababaye bagukubita Yezu ugwa neza girira ko bababaye bagutamiriza ikizingo cy'amahwa Yezu ugwa neza girira ko bababaye uhetse umusaraba ujya kudupfira ku musozi wa Karuvariyo Yezu ugwa neza girira ko bababaye bakubamba ku musaraba Yezu ugwa neza girira inyota n'ububabare byakurembeje ku musaraba Yezu ugwa neza girira ko bababaye upfira ku musaraba ndakuramutsa Mariya ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uragidusabira tw'abanyabyaha kuri buri gihe tuzapfira kamufashe gafata abandi mushireho nta kibazo Yeah.
mwamikazi wa Kibeho utabara abakristu yezu ugira umutima utuza woroshya imitima yacu igire mu wawe yezu ugira umutima utuza woroshya imitima yacu igire mu wawe yezu ugira umutima utuza woroshya imitima yacu igire mu wawe ubwo ab'Imana data na mwana na roho mutagatifu uza gusanzwe iteka uyobore mu iteka ryose roho yanjye irasengeza nyagasani umutima wanjye uhimbaze n'Imana umukiza wanjye ubwo yitegereje ubukene bw'umuja we dore kuvuga amasekuruza yose azanyita umuhire ubwo nyir'ububasha yangiriye ibintu by'agatangaza izina rye n'iritagatifu yerekanye imbaraga zimuri mu maboko yatatanyije abikuza mu bitekerezo by'umutima wabo yahananuye abategetsi bakomeye bava ku ntebe zabo maze aguza abakene abashonji abagwirije ibyiza maze abakire bagenda baramasa yatabaye Israheli umugaragu we kuko yibuze impuhwe ze nuko yari yarabibwiye abakurambere bacu agira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka ubawe mutagatifu nuko bisanzwe iteka mubawe n'ubundi n'iteka ryose amen dusingize Imana yaduhaye ibyiza y'ubugingo bw'iteka ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu hasingizwe Yesu Kristo ari hagati yacu ngerageza gutumbira mu ijuru muvugane n'iyandemye ako kanya umwanzi akamvangira akanyereka ibinzibiranya umutima ndasaba unkunda wese kunsabira nguwo mubisha ankureho amaboko ndashaka kuba uwamfiriye ku giti munsabire ntazasigara icyo mbuze ni kimwe mbuza amahoro kandi burya sinjye njyenyine igihe gisi
igisigaye ni gitoya, ibyo hanze aha birabyerekana. Ndasaba unkunda wese kunsabira ngo umubisha ankureho amaboko. Ndashaka kuba uwampfiriye ku giti, munsabire ntazasigara, munsabire ntazasigara, munsabire ntazasigara, munsabire ntazasigara. Amarira n'imibabaro ntabyabona n'urugo cyangwa se amaganya, arangwa n'urukundo, ibyishimo n'umunezero. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Nyagasani muri kumwe, abashakashaka Imana mukomeze iyo nzira, Nyagasani muri kumwe. Hari ibyago cyangwa inzara, umutasi cyangwa urupfu, ndetse na kiza nawe, umwami w'imitsindo, umwami mwiza w'amahoro, wawe wamujenere, iwe n'umuvunyi wanjye, iwe n'ubwiriro, ibyo munsi wanjye biza. Umunsi kuri tariki ya 16 twibuka umubyeyi wacu watuvuyemo, ubwo umunsi akaba uduteranyirije hano, aricyo kiduteranyije. Rero ndumva kugira ngo ducunguze uburyo umwete, ndumva n'ubundi umunsi w'amasengesho, ariko n'ubundi reka gahunda yacu tuyitangize isengesho, kugira ngo rero Martina adufashe adushyire imbere y'Imana. Yesu yazakuzwe. Hano numvise akajambo kandyoheye kangwe mu gutwi. Amazi yatembye ageze kure, ariko noneho bamwijeje ko mu kanya kazigiye, ngo tugiye gusengera rimwe ari amafunguro tugiye gusangirira aha ngaha, tunasabira n'uyu mubyeyi ku izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umutagatifu. Ngwino Roho Mutagatifu, sanganya abakomera bagukunde, wohereze Roho wawe, byose bishya bizabone guhinduka. Dusabe Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe ubundi bitunganye no kunogerwa nawe iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Turagushimye Imana ishobora byose,
kuva mu gitondo kugeza kuri iyi saha tugihumeka umwuka w'abazima byose niwe turikesha. Imana ishobora byose duteranirirwa aha ngaha no kwibuka umubyeyi wacu wahamagaye wakuye kuri iyi si umujyana iwawe, twizere ko wamugejeje mu biganza byawe aho yicaye arimo aradusabira. Nyagasani Imana, hano hagiye kuboneka amafunguro tugiye gusangira twese, ikiribwa n'ikinyobwa, umanukire kubyeza uyambura ibiganza byawe kuko byakozwe n'amaboko y'abana b'abantu, umanukira kubyeza wirambure ibiganza byawe umugisha natwe abagiye kubifungura, bidutera imbaraga zo kugukunda no kugukorera ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Ndakuramutsa Mariya, uje n'Imana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye dusabira abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Tubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, wubahwe n'iteka ryose. Amina. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Yarakoze Martin. Muze tuyiturishe ishimwe ryacu, bana b'Imana. Shimirwa Nyagasani, imigisha yawe waduhaye, iturinda icyago nyakibi muhagarije, utuvutse ibyishimo byawe. Muze mwese dushimire Imana yaduhanze ikaduha kuba abana bayo. Muze tuyiturishe ishimwe ryacu, bana b'Imana.
wanjye ngo mutamenwa ntacyo nzikomba ntacyo nzanatinya umugore waje nesuse umuvandimwe wacu umuturanyi wacu ubwo buri wese yakumva yakwifatamo icyo yaba uyu munsi buriya rero kugira ngo tuze gutangira ibiganiro ni uko twabanza tukamenya imibereho ye tukaganira tuziranye ubwo rero ngiye kubabwira umwirondoro we niturangiza kubona umwirondoro we umwihangana nk'umuntu umwe tubibutse duhagaze umunota niturangiza byari byose kugira ngo tuze kuganira dutarame niba ari umunsi tuba no ku rupfu ntabwo twaheranwa n'agahinda burundu n'ubwo bwose tutajya inama ariko turafata abantu nka bane ubwo reka mbabwire biteguye turafata Ndagijimana tubwire ku mibereho umukecuru dufate Apoloni y'ababanye isaha ku isaha tubwire Florida ndio mwana wo kwa Senari umwe na turi mu mubone nshimuriho nayo kugira ngo azuhamya kandi kugendera noneho turangiza urugo twaruriyemo n'ubu turariye icyo twakoze turatarama tunafungure amafunguro hari ajyanye no kugorora imihogo icyo nacyo nikirangira ibindi turabibabwira tunataramye tuve ku rugo gukorera abayikurikira turaba rwose turashyiraho nyine ubwo turatarama nyine kimwe 925 yashatse mu 1949 ashakana na Daniel Mirindi babyaranye abana batanu wowe turagira ngo umuntu wese wari ubizi ariko none wari uharatabizi amenye imibereho shakanyira Mirindi Kanyeri babyaranye abana batanu bose bari abahungu 3 abakobwa 2 yabatijwe muri 1967 muri Kiliziya Gatolika Paruwasi ya Kayenzi rero abuzukuru 28 abuzukuruza 67 ubuvivi bubiri yakwigendera atabarutse afite imyaka 97 ubwo rero n'ubu nicyo dukomeza kuvuga Imana imuhe iruhuko ubwo rero kugira ngo none tumaze ariko ubwo bahungu bashaka amafunguro bagombye kuba barimo babitunganya tukaza kurangiza bitonze niyo bashyira ku ruhande aho ngaho bikagira ubwo rero twagira ngo muri uno mwanya mu gihe bagishaka ayo mafunguro turihangana rwose kuko nicyo cyatuzanye none tukogirirwa tuzagaraye ntacyo byatumariye agira ngo rero babandi navuze babanzirizwe na Ndagijimana wenda tumuhe kugira ngo twihute nubwo nta mburi tunyagira ariko burya ni ibintu bitinze beza kujwe nuko umusangiza w'amagambo amaze kubitubwira umukecuru watabarutse ndi umwe mu bana be navutse musanga aho ngaho ndabyiruka araturera turi abana nkuko bavuze abana 5 nabo twagiye twunguka bagenda badukomokaho atubera umukecuru mwiza yakundaga abana be agakunda umuryango ndetse agakunda n'abaturanyi n'inshuti z'umuryango abanye neza tubana mu bihe bikomeye mu byiza n'ibibi kugeza ubwo yatabarutse kumushaka yari wa muntu ukunda kujya inama ugiye uca make uca bugufi kandi ukunda kugira inama uwari wese amusanga kurinda atabaruka ya wa muntu wihangana haba bikomeye kugira ngo mubonane umubabaro by'abaturage uburyo no mu kurwara ko aremba yari wa muntu basanganaga ibintu by'agahinda cyane agahinda yagiraga gusa nuko yarebaga umuntu ntabashe kuba yamuvugisha nuko
byari byose ariko kiragera umuntu akatabaruka. Muri makeya yatubaniye neza cyane, ariyo mpamvu mubona buri muntu wari wese yitabiriye kugira ngo aze twongere dutarame tumwibuke. Hano ntituzamwibagirwa iteka ryose, tuzahora tumwibuka nk'abana be ndetse n'inshuti n'umuryango bazakomeza kudufasha kumwibuka. Harondogoye nkoresheje igihe bampaye neza. Muri makeya hari umwenda twamusigayemo nk'abana be ndetse n'umuryango. Yadusize turi bamwe, yadusize turi abavandimwe, atubumbabumbira hamwe. Aba nk'umwe mu bana be twifuza ko uko umuryango wasize aho wumbatiye gutya tuzakomeza kubana neza nk'uko yabidusizemo. Ku iteka ryose aho batubwira ati bana banjye niba ntakiriho muzabane neza. Izo nshingano rero ndumva tuzagerageza nk'umuryango kuzikurikiza. Murakoze, reka mbinira aho ngaho. Murakoze Ndereya. Mu ncamake tubwiye ubundi buriya icyo kuvuga ni kirekire, ariko buriya nyine nk'uko umusangiza w'amagambo abivuze, nitwa Uremye Florida, nk'abandi umwe mu buzukuru ba nyakwigendera bariya 28 bavuze. Gusa ku munsi nk'uyu kugira icyo umuntu avuga ntabwo biba byoroshye, ariko nk'uko twaje kumwibuka ariko tuva no ku rupfu, ntabwo tugomba guheranwa n'agahinda. Ndagira ngo mbabwire bike muri byinshi nyogokuru uriya namubonyeho cyane namwigiyeho, nanjye nazagira icyo marira abandi nkurikije ibyo namukuyeho. Nyogokuru yari umuntu w'umukristo. Naza kuva wenda nk'ibintu bitatu by'ingenzi. Yakundaga umurimo kandi akagira urukundo. Mu gukunda umurimo ikaba ari byo mperaho. Ndibuka neza, sinzi niba nabyita, yakundaga kurwanya ikintu cy'ubunebwe, kuko mbyibuka neza no mu kurwara kwe hari ukuntu abantu bazaga kumusura akabona barahari, abuzukuru barahari, ba data barahari, ba masenge, ariko mwese ko muri hano ngubu bite, mwese ko muri hano ubwo mutagiye ku mirimo, ukabona yuko arashishikajwe nuko dukunda umurimo tugakunda gukora. Ikindi yagiraga urukundo, nabivuze, agakunda kudutoza gukundana, akadutoza gusurana. Ndibuka iyo nabaga ndi ku ishuri namuvuyeyo, ntabwo narazaga igikapu nagishyiraga, najyaga uwo mbonye hano hafi ariko nkabanza nkajya kumusuhuza, nkamuhobera cyane akansuhuza. Yakundaga no gutanga umugisha w'ababyeyi, abakuru murabizi, uri umuntu mukuru akakubwira ati mwana wanjye n'ugiye ku ishuri ugende amahoro uzige neza. Nuko ikindi agakunda isengesho nk'uko nabivuze, akunda kudutoza gusenga, akavuga ati mujye mu misa. N'igihe yari asigaye afite imbaraga nke atakibasha kujya mu misa, ariko ati mubyuke mujye mu misa. Agakunda kudutoza gusenga. Ubwo rero ntarondogoye ntanavuze byinshi, ibyo ni bike mu byinshi muziho namukuyeho, kandi namwigiyeho nanjye numva nazatoza abandi cyangwa bazankomoka mu minsi iri imbere. Murakoze. Ubuzukuru burya n'abakecuru babe babaho, n'abagabo babi kandi babaho. Mbese uko tubaho muri sosiyete y'abantu twese tugenda tugira uko tubaho, ariko niyo mpamvu twe twifuje ko bano buzukuru cyane cyane nta bantu baba bagenda bahora ahantu hamwe. Birakomeye, urabona umwanya nagushatse ndakubura. Uyu nawe ni umwuzukuru w'uno mukecuru ku muhungu, kugira ngo bambe ku mukobwa, kugira ngo nawe mu magambo make. Mwagera uguhaye. Muraho mwese. Nanjye aho mpagaza ndumva yaba nezere nishimye kuko nabonye n'abandi bagize. Murabizi mu minsi yashize hari umukecuru wacu, nanjye ndi umwe mu buzukuru ngo yaratureze. Ndumva
nta muntu w'umwuzukuru we cyangwa se w'umuturanyi utamutangira ubuhamya. Yaratureze aturera neza, tukamusura, tukahurira n'abandi baturanyi, tugakina, tukaganira, akadukorera ibishoboka byose umubyeyi akorera umwana we. Njyewe ubuhamya nayo mfite n'ubwo bw'uko yatureze bihagije, adufata neza bihagije, adufatanya n'abandi bana twazanaga n'abandi bana benshi. Ubu ngubu uko mubona gutya hano nta ngo zihari, ariko ruguru iwacu namanukanaga n'abana baho, tukaza umukecuru akadufata neza, nuko akaduherekeza akatugeza hano ku muhanda natwe tugataha. Ariko namutangira ubuhamya bwiza bw'ukuntu yabanye n'abantu benshi, kuko muri uru rugo nakunze kuhagenda cyane, nkunda kuhaba cyane ibihe byinshi cyane. Ariko narazaga nkahurira n'abasaza n'abakecuru baganira, bafata nk'amafunguro yaba ahari, nta muntu asubiza inyuma. Yari umukecuru mwiza, gusa Imana izamuha iruhuko ridashira. Abana ba ruguru bose tukaza tukaruhukira aha ngaha, bamwe rwose akaduha amazi tukanywa, akaduha ibiryo tukarya, hari n'iki bakuzuza n'imineke tukagenda twirira, tugenda duha n'abasigaye. Nyogokuru rwose ibintu yadukoreye ni byiza, kugeza n'ubwo iyo yantekerezaga cyangwa mutekereje byabaga ngombwa yuko nza nkamureba, namubona mu maso nkumva ndishimiye nanezerewe rwose, nkongera nkisubirirayo. Nyogokuru iyo namubonaga niyo yabaga atamvugishije, numvaga umutima wanjye ukeye nezerewe rwose. Kandi icyo nteganya cyo cyangwa icyo mvuga cyo ni uko nzi ijuru yararikoreye aririmo, ntagire umuntu urira, ntagire umuntu ugira intimba, rwose azatwakira natwe igihe tuzigendera rwose nta kibazo. Ari umuntu w'umugabo, ari intwari. Murakoze. nabagira icyacu kugira mu ncamake umwanya ugakomeza. Reka tumwihurire aho kugira ngo byo urumva aho birarenze. Ubwo rero muri rusange uriya kubona niyo kuvuga hari impamvu birumvikana, natwe niyo mpamvu tutababwira. yitwa Kagame Felix, umugwa mu ntege uriya ngiye kuvuga kugira ngo uriya mukecuru arambe. Hari ibanga yari afite, ntabwo yapfaga kurya bwa buntu bwose tugenda turya. Yaryaga ibintu biteguye, bisukuye, bimeze neza. Ku myambarire, mana yanjye, yari umuntu ab'iki gihe tuvuga ngo ni sitire. Mumbabarire museke nta kibazo. Umwenda wabaga ugezweho icyo gihe wese, mu bukene yari afite, yagombaga kuwambara, akenda ugasanga akameze neza. Mu miryamire ye, uburiri bwe bwari nta makemwa. Nimba babwira ntabwo mbabeshya na buryamye. Urumva? Noneho ntabwo mwaganiye ngaza kuzimuriye. Urumva? Ntimwagendanye ngagusige. Icyo cyari ikizira. Noneho kandi akaba ari wa muntu kugira inama, kabe niyo byari bikomeye. Ntiyakugurije n'inote y'ijana ngo isi yose ibyumve. Ariko turi kumwe. Numva twatse ukagira ngo ntiwaje yasabitsaga akatsi imbere y'urugi, muzi ko igikatsi ariho gisabika. Atijya kunywa igikatsi ngo agombe kohereza umuntu ukugenda iruhande ngo arebe ko hari ikintu yana cyangwa ushyiramo. Ibyo bintu ntabwo byabaga. Noneho by'umuco, ni wa muntu utarigize atunga amarozi, ni wa muntu utarigize ufata ka kantu k'akanyama kangana urwara akajyane hariya mu ntanzi y'urugo cyangwa akajyane inyuma y'amashyiga, bimwe bita guterekera. Ntabwo byigeze biba kuri aka gasozi. Rwose icyo ni ikintu namushimira. N'Imana izakimuhere umugisha, azajye mu ijuru nzi yuko aririmba. None rero uvuga menshi nayavuga, ariko
oya noneho ibanga mutazi rwose nimba beshye ndabavuze icyaha wenda imvi zo harimo nk'ebyiri yapfanye umusatsi we uko yawuvukanye amenyo yose ndumva atarigeze ajya kwa munini n'umunsi umwe murakoze ibyo nagombaga kuvuga ibyo koroni yagombaga kuvuga ndabivuze ubundi gahunda n'izimana murakoze ubwo rero ngire ngo nanjye ngira icyo mbabwira gato ku burwayi bwe ajya gufatwa n'uburwayi bumuherana yafashwe 2012 nibwo twatangiye kubona ko umubiri we ufite intege ariko kunanirwa heranwa wenda no kuba yafata agasuka ngo aharure igisambu ku rugo byamunaniye mu myaka 3 ubwo noneho imbaraga zarangiye ubwo ejo bundi noneho yafashwe afatwa turi kumwe yafashwe arabirana ajya muri koma n'ubundi yatashye akiri muri koma gusa nk'uko munywanyi yabivuze ndumva ntawe baganiriye ngo amuzimurire ntawe basangiye ngo amucure kandi ikindi kizana bamenyesha nuko ikintu cya nyuma yitamitse mu kanwa Eucharistia umwanya muremure yabashije kuganira n'undi muntu yawumaranye na padiri nuko ubuzima bwe bwarangiye Imana ikomeze ibwakire barakoze abo bose batanze ubuhamya ntacyo tutumvisha rero kuvuga ngo twashyize muri bano buzukuru baraduhagarariye ariko natwe kuba twicaye hano tuhagaze gutya ni ukubera ibikorwa bye cyangwa se ibikorwa by'umuryango muri rusange ubu ntabwo twabona ngo natwe twese tuvuge icyo kuvuga aba bakivuze tubicishije mu buzukuru burya biba byumvikana kubera abuzukuru nibo bantu bashima kandi nabo bagaye cyangwa umwe akavuga ati njye ntacyo mvuga sinshaka kubwita ikintu hariya kwa nyogokuru ngo bigaragaza umujura ndumva rero nta muntu muri abo buzukuru twahejeje n'abo batavuze bose bavuze bati ibyo bakuru bacu bavuze ntacyo turenzaho ubwo rero umwanya utahiwe ni ukugira ngo tumaze kumva imibereho ye twumvisha amavuko twumvisha uko yagiye mu muryango wa kiliziya ndetse kugeza ku burwayi kugeza ashira mu mwuka ariko nk'uko twabivuze uru rugo niba mwabyumvisha uko abuzukuru babivuze ibi icyabaga kirimo cyose cyarasangirwa uyu munsi rero niyo mpamvu n'ubundi twabivuze n'ubundi hari aho bidashoboka bakavuga ati reka turangize cyararangiye ariko urumva ko niba twararyaga uyu munsi icyo kurya kirahari icyo kunywa kirahari ubu nicyo tugiye gusaranganya muri uwo mwanya murakoze banagira ngo Alphonse nabona Number
wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni byiza ibi bintu ni byiza ibi bintu ni byiza ibi bintu ni byiza Kasi ufate wa madamu Yeah.
umwanya utahiwe igitaramo twakoze dufite aho twagikoreye murumva dufite aho twagikoreye aho turagira ngo nyir'urugo urakora wabwiye abantu bakagenda firi nk'ubu ntiyo ukore firi wajya gukorana umuryango kwa Munyengabe icyakorewe hano cyose icyateguwe cyose icyakozwe cyaciye kuri we rero mureke tuganirire ku munsi kijyanye n'umunsi bwite murakoze rero nyakubahwa umwanya n'uwawe ako ngiye mu mbabare rwose Flori bakije uti na muzamucyana ahubwo ibyo mukora mu gushyira ntabwo mvuga muvuga hano mumeze mute muri make rero ni uko bashimira ariko ndaheraho gato nubwo batanze ubuhamya bwa mukecuru hari n'ibindi batazi twagombaga kuvuga ariko bikora n'ibibona mukecuru abajijwe n'uwo bashakanye bari babwigiye bashakaniye arabanza arigendera muri 71 mu kwezi kwa kabiri itariki ya 12 nibwo twamushyinguye 71 numva ko hagati ya data na mama hari yaciye imyaka 50 n'umwe turi kumwe na mama yabaye impari rero babivuze tuzafata n'umwanya wo kwivuga tuzamushakira n'izina ry'ubutwari mu mwaka uri utaha nituba turaho tuzongera kumwibuka turi babiri izina ry'ubutwari bw'umukecuru ntabwo dutereranye mu buzima bwacu bwose turi batoya kugeza nuko mureba ngo nuko uri mutoya mubo yabyaye bafite imyaka 70 nibuka kwibara neza ariko butse 65 ubwo nawe wibaze wakumviye ari niba ko naho umusaza 59 niko abaze ubwo ntimubyumva umuntu yagize ubutwari burebure cyane muri 65 byavuye mu gihe rero iyo myaka yose twamaranye babivuze rwose isinge no kubisubiramo ariko uko babivuze nibyo ntacyo babeshyeho muri mukuru w'ingugu banavuze ukuntu ibyo bavuze byarabaye niko babivuze niko byagenze nabyo simbisubiramo gusa rero aho ngeze ubu ngubu ijambo nshaka kubabwira no kubashimira uburyo mwatubaye hafi mu burwayi bwe uburyo mwatubaye hafi mu kumutabarira imvura ikaturogo ariko nayo yari umugisha nabwo abahinzi ba mbere batangiye guhinga ni byiza niba twagira ngo amahirwe tukabona kandi
inzira tutabonanye neza tutarebanye umuntu acaho yiyangura ataha yemwe n'ibyari bihari byaririwe nko mu rusaku ariko ntacyo byatwaye kuko twese bari basigaye twaramutse tukaba tukiri aho nta n'ibyabuze cyane nubwo nyine nta kintu twigeze dutakaza mu byo twari dufite tugomba gusubira kwa bimwe mwarihanganye buriya nabwo umuntu yabashima icyo gihe nabwo mutukiriva hafi mukatufata mu mugongo mukatuganiriza ndetse n'ubu ngubu twicanga biragaragara harimo inkunga zanyu z'amasengesho hakabamo inkunga z'ibinyobwa turimo gufungura hakaba n'ibindi bitandukanye ibyo byose mwe mwese no kubibashimira n'abandi batabashe kugera aha ngaha bagiye bashyiramo inkunga badufasha aho hose twaciye no kubashima ahubwo ngo nagira ngo n'ubundi amashyi twayakomye mwihe n'amashyi ubwo rero rwose ndumva ndababwiye ngo nitugeze mu mwaka utaha tuzagerageza turebe uburyo twongera kwibuka imibereho ntabwo twamwibagirwa ntabwo twagombye kumwibagirwa abavandimwe b'abana be baba nabo bangana bo harimo bakeya barakendera ariko benshi bagira kuba nk'abana byahinahagiye rwose murakoze kandi mwarakoze iminsi yose mwagira mwihangana kuba hafi amagambo yanjye nabi arakoze nyir'urugo niba muzi kumva niba nanjye mumfashe twongere tumushimire avuze ko umwaka utaha tuzongera tukicara hano kereka niba numviranye nta nuko wabyumvise ubwo rero rwose nyir'urugo umusaza urakoze n'ubu ntabwo twahicara rimwe ngo bibe ibyigiro nanjye kandi nashoje mvuga ko runo rugo twaruriyemo nta n'umugenzi wigeze ahikirwa n'inyota cyangwa se inzara yewe nta n'uwabuze aho yugama cyane cyane ko hegereye n'umuhanda natwe icyo twabasaba imibereho natwe turi hano ni ukugira ngo icyo kintu ntikizibagirane cyangwa amarembo akingwe ngo ni uko akingwe ngo ni uko wenda uwo nyakwigendera atakirimo murebe hano ariko urebe mwitegereza bavuze ko bano bantu urihishe aho ugira haruguru gato oya mundebe hano ari kure batabashije kugera hano ariko ikigaragara abahari barabibireka abuzukuru mwababonye abavandimwe barabiyeretse bahanye na kato kandi batwijeje ko umwaka utaha tuzongera tukicara hano murakoze rero kuba mwitabiriye umunsi mukuru ariko muze hari icyo tutavuze niba twabaza Alphonse turemerere ndagira ngo rero dusoze ubundi igitaramo wenda gikomeza ariko igikorwa cyo cyashojwe nta muntu turemereye cyane cyane kugira ngo nk'uyu mushyitsi murawudufasha muri ibi ngibi afite uburyo ajya kubitunganya kandi yambwiye ko afite abashyitsi none rero sinshaka ko agenda igikorwa kitashojwe ikindi kirakorwa nyuma ku banywa urwagwa niko mbabwiye ariko twashoje ni ukuvuga ngo iyi ndirimbo yubashywe cyane twese turayiririmba duhagaze roho yangira singiza nyagasani umutima wanyu himbaze n'Imana umukiza wanjye uko nitegereje ubukeye bw'umuryango dore ku bw'umuvumo w'amasekuru
murakoze cyane. Mwamikazi w'abakristo, Bikira Mariya mwami w'abakristo, Bikira Mariya mwamikazi w'abakristo, mwamikazi wa Kibeho, mwamikazi wa Kibeho, mwamikazi wa Kibeho, Yezu ugira umutima utuza woroshya, Yezu ugira umutima utuza woroshya, Yezu ugira umutima utuza woroshya, ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, wowe n'iteka ryose, amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Nihasingizwe Yezu Kristo hagati yacu.